ariko mani akandi kantu ngo arukuntu ujye utambuka ngabagabo ngo bakata inkonda ngo bakajegenywa ibyo bintu na ubundi bigenza gute? Ntabwo mbizi geranye mba niyambara akantu kagakorana cyangwa sister ngo bimeze bite. Ngo mvugisha ngo ndibana kandi birabyo nge ntabwo mbikunda. Nako ujye bikunda. Ngo bigenda gute? Ngitambutse ngo bigenda gute? Ngo sister ngo umeze ute? Ngo mbega nyashi. Nanjye nkabaza ati se nyashi ni ibiki? Ko nazi nyashi byari byo. Ngibyo bintu yatsaye inyuma yawe ngo ni ibyawe ngo cyangwa. Nanjye agatambwe ati mva igihe mu ntambara abandi bahungaga nanjye nasahuraga ikibuno. Mama kumuhoza kuko ibyo bintu byarabaye pe. Ese wowe nakugire umujama w'umujene ukamuvuna uramwifuje? Ntago njya nifuza ngewe. Reka karari karaje karagutase. Reka ngiye Kigali yarambabaje. Nashatse umugabo arambabaza nyuma yo kugira ngo ambabaze ndiyakira foro mu buzima ndatuza ndiyakira niyo mpamvu nta muntu mba ngira ngo ngiye yanyinjirire mu buzima. Niyo mpamvu ngiye menye ibyanjye rero. Niyo mpamvu menye ibyawe. Yego. Hashize igihe kingana gute utandukanye n'umugabo? Nashwanye n'umugabo umwana wanjye afite imyaka 2. Wijuje 13. Yego. Bo rero umwana wanjye amaze imyaka 13 siko nabura umugabo wanereta sinabura no wanyemera. Ariko kubera stress nabonye mu ngo z'iki gihe niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kubyihorera. Nkaba ngenyene. Kandi nkaba ngenyene nta muntu nyinjiriye mu buzima. Yego. Hagati yawe n'umugabo wawe ninde yazanye amananiza bigatera divorce? Umugabo niwe wananije. Wese kubera icyumba kutamunaniza? Ntago giye namunaniza. None se weho uri intungane urutunganye? Kuko giye umugabo wanjye twashakanye ndiverije aransujura amaze kusujura nyuma yaho naramenye byari byo aranjugunya arigendera. Tuvuga yuko mwabanye ugifunza sire karari? Nari mfunze biri siriya harari pe. Abo twahuze imibiri ni beshi cyane. Yego. Nabashaka ko tubana ndi beshi cyane. Ariko ngiye nkurikije umubabaro nagize mu rugo rwanjye ntago nzongera gushaka umugabo. Narabihakanye. Warabyanze? Narabyanze. Kandi ubwo muri abo bose harimo n'abakire hari n'uwambwiye ngo tubyarane angurira inzu ndavuga ati wapi ntibibaho. Reka genda. Yego. Ngeso ubwo haravufu yanjye ntago twabyina. Reka. Narabihakanye. Karari ubwo waremeye uyikura amata ku munwa? Nayikuyeho pe. None se basi weho uri umukire bigizeho ngaho kuba waravuze ati wewe ubundi urakize kumba mbona usa nk'umukene? Ntago ndi umukire ngende umukene pe. Ariko mu bukene bwanjye ndishoboye. Mu bukene bwanjye nditunze. Ntawe unyishyurira inzu mbasha gupagasa nkishyurira. Yego. Nabirenze. Ibihe byiza mwe mwakoze subscribe kuri Time Beat vino kuri Modernet ufite nk'ibisanzwe niwo mugaragu wanyu Asumanizo niyemeje kuzajya mbazanira ibyegeranye na kwi hiryo no hino nkuko tubana mu buzima bwa buri munsi ko ano macano azaho abantu babasirimu kandi beze imbere n'inyuma bejejwe mu mitima. Hano ndi kumwe n'ikizungerezi nta bintu byo gutinda ndabize mufite amasiko yo kumenya ngo ni muntu ki tugoye ikazana kuri Time Beat TV. Muraho. Meze neza? Natwe tumeze neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urasa neza? Nta kibazo. Ntago numva gufite ijwi riryoshye bene aka kageni. Mva ndaryoshye hose. Hose? Yego. Biranagaragara n'ijisho ry'umuntu riba ribimugaragariza. Nta kibazo. Meze neza. Mbona se n'undi unasa kuva hasi kugera no ku musatsi. Ahantu hose meze neza ndasa neza. Sebura uguricyo usa ne kubavutse cyangwa wenda n'utundi tuntu tw'utumanyeri wigeze kwikorera ubuntu suba inzobe gutya? Navutse nsa neza na nyuma yo gomeza biriyongera ngomeza gusa neza. Kandi n'ubundi biracyarushijeho gusa neza. Ahubwo nubwo bigiye gusa neza. Yego. Kano kamikoro wagafata gutya nari binako. Mba amakuru y'iminsi rero. Makuru ni meza. Bo ngiye kubana no kuri Time Beat TV ni Asumanizo. Yego. Hari abantu rero hano bari kukureba bafite amasiko yo kumenya ngo uri muntu ki basi wabibwira rimba wabibwira. Hanyita Umuhoza Clarisse. Umuhoza Clarisse. Yego. Ufite izina ryiza Clarisse. Nta kibazo. Clarisse bose bakunze kuba bamuhoza bose bakunze kuba ari abantu bafatitse kandi bibyuke byatari. Tugomba kuba turi byuke ariko tukagira umujinya cyane. Uziko na Clarisse nari bwabone uziko na Muhoza nari bwabone wirabura kandi bose bumbonye babarinzi bari ibizongereza.
nanjye ndikizungereze nundeba se nyine mba nashonye sawa shona nyine bo rero hari ibigwi byakomeje kukurangwaho bikajya biza ari byinshi mu matwi yanjye nza gufata umwanzuro wo kuzagushaka ngo hanyuma ibyo bintu nakomeje kujya mwumvaho nawe ugira ikintu ubinangarizaho uri tayari kuba wansubiza ibyo ndi bukubaze ndi tayari ni kabisa yego bon ese kumba mbona uri umunyagitugu uri umunyagitsure uri umuntu ukunze kuba ufite confidence uri umuntu ukunze kuba wagira umujinya ukomeye cyane ubundi ubuzima bwawe bumeze gute uri muntu ki jewe rero ndi umuntu usanzwe ndi umuntu ubana n'abantu bose ariko ikintu nanga mu buzima bwanjye nanga umuntu nyinjirira mu buzima ntinjiyemo bwiwe ndetse kandi hari igihe uturana n'abantu bakakwibazaho ese uriya kadakora sibyo uriya ko tutabona ajya mu kiyede atajya mu gifundo atajya mu kino muke yego bagashaka kukwinjira mu buzima kandi utabinjiriye mu buzima ngewe ngomba kumenya ibyanjye nawe ukamenya ibyawe yego ubwo rero umuntu ajya kubaza amakuru yawe ukuntu ubayeho ngo umusubize tugomba kuvugana ukambwira ati Clarisse bimeze bite ni sawa umeze ute nta kibazo nshaka ko twasohokana nabirenze ndahari cyangwa simari amagambo abiri yego cyangwa hoya yego ko numva utoroshye Clarisse ntago noroshye ngewe nta muntu ujya umenyera ariko abantu banini n'ubundi ngo ntabwo ngo bakunze ngo kumenyerwa niko numvisha nta muntu ujya umenyera ngewe nkora ibindimo bitandimo sinjya mbikora yego none se ubundi amahame yawe kakugaragaza nk'umuntu ubaye byababaje nta kintu gisekeje ubona no kuri isi ngewe rero buriya impamvu ntago nkunda gusekera abantu bose ngewe Kigali yarambabaje nashatse umugabo arambabaza nyuma yo kugira ngo ambabaze ndiyakira foro mu buzima ndatuza ndiyakira niyo mpamvu nta muntu mba ngira ngo ngewe yanyinjirire mu buzima niyo mpamvu ngewe menye ibyanjye rero niyo mpamvu umenye ibyawe yego hashize igihe kingana gute utandukanye n'umugabo nashwanye n'umugabo umwana wanjye afite imyaka 2 wijuje 13 yego kuba rero umwana wanjye amaze imyaka 13 siko nabura umugabo wanereta sinabura no wanyemera ariko kubera stress nabonye mu ngo z'iki gihe niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kubyihorera nkaba njyenyine kandi nkaba njyenyine nta muntu nyinjiriye mu buzima yego hagati yawe n'umugabo wawe ninde yazanye amananiza bigatera divorce umugabo niwe wananije wese kubera icyumba kutamunaniza ntago giye namunaniza none se weho uri intungane urutunganye kuko giye umugabo wanjye twashakanye ndiverije aransugura amaze kusugura nyuma yaho naramenye byari byo aranjugunya arigendera tuvuga yuko mwabanye ugifunze sire Clarisse nari mfunze biri serious okay kugira ngo nzumve ko wari ufunze sire wavukiye wavukiye mu kahe gace mu karere ka Kamonyi Kamonyi sire Clarisse njye numva ngo abakobwa babo ngo bicuruza kuri make ngo habe ibigage byinshi reka barakubeshye ntago Kamonyi yose yicuruza hari abicuruza ari n'abiticuruza aho hantu iyo ngingo ndacyayigarukaho washatse ufite imyaka ingahe 17 bose ko n'abakobwa ba 12 basigaye bararangaye naringiye kubigenda hanga abakobwa ba 17 ngo bakiri batoye ariko weho biragaragara ko n'ubundi wahoze uri inshakuzi reka nta bucakuzi pe nubwo wabaza papa w'umwana yakubwira ko ari we wansugiye none se iyo muganiye nta gitekerezo cyo kuba mwakongera kwiyunga kiba gihari kuva twashwanye twarashwanye ashaka undi mugore babyaranye 2 n'ejo bundi yaramamagara yambaza ati ko nakubyaje nkakubyaza umwana w'umuhungu ukaba utarabyara undi mwana nukubera iki nabwo ati gese nzongera kubyara yego kuko warambabaje urambabaza cyane ntabwo nzongera kubyara naje arambwira ngo nzagaruke nkubyaze sindavuga tuzabyihorere uzabyaza wakunze wa 2 yego nose ibijyanye n'amamituweli y'umwana n'udukino dukirimba umwana ajya no ku ishuri byose niho birebana byose ni ngewe bireba kuva ku rukweto kugera ku mwenda kugera ku musatsi kwiyogoshesha ni nge bireba none se kwishyura mituweli nabyo urabyishyura nayo ndayishyura kandi kwishyura mituweli aba ari inshingano za se w'umwana ntabwo se bimureba se aba yikoza hirya no hino ngo twaramubyaranye ngo nawe uri nyina ngo ugire ikimukwiriye kimuhereze yego
none se nyuma y'uko mutandukana kandi ubona nta rindi garuriro rihari ryo kugira ngo muzongere mubane, nta bishoboka dadi cyangwa se abagabo nabo badafite abafasha mu ngo cyangwa se abasoresore b'iki gihe bafite n'amafaranga cyangwa se abadiyasipora, muri abo bose nta n'umwe yigeze ashaka ngo mubihuze? rero buriya si uko nababuze, barahari pe. abo twahuze imibiri ni benshi cyane, yego n'abashaka ko tubana ndi benshi cyane, ariko ngewe nkurikije umubabaro nagize mu rugo rwanjye ntabwo nzongera gushaka umugabo. Narabihakanye, warabyanze? narabyanze. kandi ubwo muri abo bose harimo n'abakire hari n'uwambwiye ngo tubyarane angurire inzu, ndavuga ati wapi ntibibaho. reka genda. Yego. Ngese ubwo haravufu yanjye ntabwo twabyina. reka narabihakanye. Clary, ubwo waremeye wikura amata ku munwa? Nayikuyeho pe. none se basi weho uri umukire bigizeho ngaho kuba waravuze ati we ubundi urakize, kumva mbona usa nk'umukene? Ntabwo ndi umukire, ngenda umukene pe. ariko mu bukene bwanjye ndishoboye, mu bukene bwanjye nditunze. ntawe unyishyurira inzu, mbasha gupagasa nkishyurira, yego nabirenze. none se ubundi kuvana mbere hose mutandukana hajya ngo hashize imyaka ingahe mutandukanye? twatandukanye umwana afite imyaka 2, bageze 13. nawe uzi kubara urabyibarira. ubwo se muri iyo myaka 11 ishize uba ufite ubushobozi bwo kwishyurira inzu, kandi n'ibyo byose by'umwana akenera nawe ukitaho, ibyo byose urabyishoboza bigakunda? ubu ndeba uri kubona nsa nabi se? ndabona usa neza, ariko ushobora kuba usa neza guca imbere hari iby'umunsi gusa, umusebejo cyangwa se ejo wasaga nabi, cyangwa se ejo uzaba uri gusa nabi. inzu ndayishyurira, umwana akambaza urukweto nkarumuha, mitiweli ni ku gihe, nanjye nkishyura mitiweli. kambwira ati mama ari ndashaka umuceri, hakanda akanyenyeri ni vuba n'imbere. yego. ko hari umuntu yigeze kunyungurira ngo wigize ngo umusinzi ngo kazizi, ibyo bintu urabivugaho iki? ntabwo ndi umusinzi, reka. ubwo narishatse kukubaza ati rimba kuko uri umusinzi wa nyawo, ubwo ibyo bintu byose byo mu rugo urabyigundira, kandi amafaranga yose wagakoresheje ibintu byo mu rugo n'umwana ukamwita uyamarira mu kabari. ntabwo waba uri umusinzi ngo ubashe kwishyurira inzu, ubashe kwiyitaho, wisiga utuvuta twiza, umwana mu cyaro umwishyurire mitiweli, umugore agakweto, umugore ako gukorana akabodaboda ngo bikunde. ese ubundi confidence uzikura hehe? nta confidence mba mfite ngewe. abantu baragutinya ngo uba ufite igitsure na confidence no kwihagararaho kwinshi kutagira ingano, ibyo bintu bikura he? njye mba nshaka kumenya ibyanjye bro. yego. none se uretse nkabimenya ibyawe wenda byabitwaye iki? ntabwo wabimenya ngo ugire icyo ufasha. ubifite se nimba nta kintu ntagufasha? nta na kimwe, kuko abashatse kumfasha ni benshi. none se njyewe nimba nandukanye n'abo ngabo bandi wayabyigumanira. yego. ko njye mfite n'ubushobozi nanakugira umugore? nta mugabo nshaka. nose ubundi uzabaho gucyuza, ubundi se ntabwo ujya ukumbura umugabo? nashatse wandongora sinabura bro. yego. ubwo se wamukura hehe? kandi ubwo watinyuka ukajya ku mugabo kumubwira ati ndagushaka? uzi imboro mfite muri telefone ni nyinshi cyane. nahamagaramo imwe muri zo, ntago wagira imboro 10 muri telefone ngo uri nimwe yagukemurira ikibazo. yego. ubwo se nk'ibyo byose umugabo iyo abimenye agenda ntabwo akamwica? ntabwo bindeba. ntabwo ngiye ibintu. ariko nawe afite umugore wiwe bararana, kandi umubiri uraryana, nawe wamurya uko murya nanjye wandya, uko akora ibyo ashaka nanjye nabikora uko mbishaka. yes. nimba warahuze ufite urugo rukomeye, saze ngizo ukabona hari nk'abandi muturanye bafite ingo zikomeye, weho ntabwo bikurya? njye mbifata nk'ibitahari. yego. nta nubwo nyine, nta nubwo njya mbitekerezaho cyane ngo nishyire ibibazo mu mutwe byinshi cyane, mbifata nk'ibidahari. yego. ujya usura abasore bibana muri geto? ndabasura cyane kenshi kandi gahoraho? ntabwo ari kenshi, ariko iyo mbishatse ndagusura. nta gihe wari bwasura umusore ugasanga afite geto nziza n'ibintu byiza biri muri geto, narenze cyane ukifuza kuba nahakwamira se? reka ibintu se nibyo bibanye abantu. wapi kuri njye ntabwo byavamo. ese mwana abantu bajya bakomeza kuvuga ati ngura umukobwa ngo mujye mwitondera ngo n'umugome, ko kuri umugome nk'uko bajya babivuga? ntabwo ndi umugome, gusa bitewe n'igitsure mba ndebesha abantu banyita umugome, ariko ntabwo ndi umugome pe. kuba ureba nk'umuntu byababaje nta kintu gisekeje ubona hano muri iyi si? mba ndi seriyemani, nta kintu cyansetsa muri iyi si. sibwo icyo mama atansekeje ninde wundi muntu wakinsetsa? nta n'umwe. nta nubwo uteganya kubuza undi mwana se basi? reka
gusa igihe wagiye gusura umusore muri geto ukavayo yagucometse bizagenda gute? kereka nayinyweye mu mazi. Nusubwo ariko ushobora no kuba wabuze n'ubwenge bwo kuba wakidebura igihe byabayeho wakwishinga wa mugani. Nta kibazo. Wacitswe wenda ukabona nyine utangiye kuzana utuntu tw'udusereri. Reka ntibijya bimbaho. Dukora kwaje n'iki? Reka. Nabikora nabitekereje, nabikora numva nabishatse, nabikora n'uwo numva nakunze mu mutima wanjye. Yego. Nubwo wangereka amafaranga numva ntagukunze mu maso yanjye ntabwo byavamo. Habe. Basi ngiye uri kumbona gute? Habe na gato ndi kubona nk'umujene. Yes ntabwo twabihuza fresh. Ntabwo byavamo. Nawe uracyari umwana kuri njye. Ariko ushobora kuba uri kubona ndi umwana mu maso ariko hasi no mu mutwe mpanga panze fresh. Ntabwo byavamo. Nyikubona mu maso kuri umwana ntabwo byakunda. Gucya mba ndi kwirusha kugira ngo utambonamo nk'ikintu cy'igisaza. Ngo yaho. Ahubwo abasaza nibo baryoshya ibintu. Nyine nubwo bacura mugani mu kinyarwanda ngo akungu gashaje ngo niko karyoshya imboga. Ariko ngiye mba mfite ibintu by'ibimurare nakwaje nk'ukubita umusubirizo wa hejuru. Reka. Jogo ntinyaza bro. Gute no subushaka abasore nkatwe nyine bazi gucangacanganya byatari. Tadushaka abantu bakuze bazi ubwenge. Kandi mwe muracyari abana. None se igisaza kiba kiri businzirire muri gahunda kandi ngiyewe mba ntyaye. Ahubwo se twebwe tuba dutyaye. Ahubwo nimwe munanirwa mbere. Kandi tuba dufite vibe za gisore. Wapi? Ibaza kweri. None se ubundi umugabo wawe nawe ninde yarutaga undi mu myaka basi? We yarandutaga. We yarakurutaga. Yego. Wowe ukiri agahoho ukiri agatoto kabisa. Kera nkiri gato yantereta naratwikaga. Akugaragara nk'umuntu wamucaga inyuma. Ntago namuca inyuma naramukundaga pe. Sibe ko yambabaje ariko ntago namucaga inyuma. Nawe arabizi. Nicyo twapfuye nawe arakizi. Ese ubwo nk'amafaranga yo kwita ku mwana n'iki no kwishyura inzu ubundi yakurahe? Kenda pagasa. Ukora iki? Nagenda usanje nka kumesana ntago wanyishyura. None se ngaho ejo mfite inoze. Ahubwo amico kiraka yego ko bawe. Ahubwo ni imbere. Nose ubundi uruhu ndimo nkubonana. Nurwo kuba waba umesa. Ndavoma amazi nkamesera abaturage. Uko nokwejeje shashabye nago wabikora. Yego. Nkaba naharura ku irembo. Nose ubwo wamesa ukavomera amazi umuntu ayo mafaranga baguhaye harye bwazishyura inzu muri Kigali anakuri services zose z'umwana nawe. Nuko wagize gutera. Kuyajera. Yego. Cyakora nakora bibiri nkarya se nyisa nkabika icyatanu. Nkamenya ngo 500 azajya mu cyaro ku mwana wanjye igihumbi kizishyura inzu Kigali. Senyisa ngiye kuzirya. None se ukunda umwana nubwo mubana? Ntago tubana pe. Wabitewe n'iki ku mwana mutabana? Aba kwa nyirakuru. None se kubera icyo kuza metamo ku mwana aba kwa nyirakuru? Niko nyirakuru yabishatse. None se nago ujye mukumbura nyine ubura umwana ubure n'umugabo? Ubu tuvugana. Umwana wanjye ndamukunda nta n'icyambuza kumukunda. Nizi saa turi kuvugana ubu. Binyongoje nahita ntega nkajya kureba umwana wanjye. Yego. Gusa ariko mani akandi kantu ngo ari ukuntu ujya utambuka ngabagabo ngo bakata inkonda ngo bakajigenywa ibyo bintu na ubundi bigenza gute? Ntabwo mbizi ugeranye mba niyambara akantu kagakorana cyangwa sister ngo bimeze bite. Ngumva ngo mvugisha ngo ndibana kandi birabyo nge ntago mbikunda. Nako ujye bikunda. Ngo bigenda gute? Ngitambutse ngo bigenda gute? Ngo sister ngumeze ute? Ngo mbega nyashi. Nanjye nkabaza ati se nyashi ni ibiki? Ko nazi nyashi byarebye. Ngibyo bintu hetsa inyuma yawe ngo ni ibyawe ngo cyangwa. Nanjye agatambwa ati mva igihe mu ntambara abandi bahungaga nanjye nasahuraga ikibuno. Mama kumuhoza. Kuko ibyo bintu byarabaye pe. Ese wowe nakugire umujama w'umujene ukamuvuna uramwifuje? Ntago njya nifuza ngewe. Reka. Karari karaje karagutasa. Reka. Mwana muzigaba ntago bijya bimbaho. Wapi? Ushobora kuba uryoshye byatari nubwo nanjye ndi kwihagana n'iki. Urukumva nawe washize? Nanjye ndi kukureba mu. Ngene ngusamuze. Yego. Ngaho se sha. Mbabara winsetsa. Niko. Ese we waza basi wazashatse umuntu muzajya kuraza. Nawe nkeneye. Kandi nge ndibana. Kwirarana nanjye ndibana ariko kwirarana ngiye n'ibintu namenyereye kuva
kuva kera kuko n'umugabo twashakanye yataga saa 8 saa 9 ubwo ntabwo wavugaga ngo wabanaga n'umuntu ubundi yazaga bukeye inzu n'ubundi nabaga nayirayemo ngenyine kure kwibana n'ibintu byanjye kuva kera. Ugira ibishuga dadi bingaye muri telefone? Nta bishuga dadi ngira. Bamfitemo bose n'abarara banjye n'abantu twivuganira bisanzwe. Okay, ndabona amasaha ari kutugendana gusa ese hajya ubona mugabo ushaka kweri? Nta mugabo nshaka. Nta n'uwo ushaka mu gihe kiri imbere? Habe. Uzakomeza uzirongora se ubundi bwo? Ntago nakirongora ko nashatse ndongora se namubo. Hari ubwo ujya ubikenera se ukumva ubushagarira bwa kwinjirira? Nabikeneye natega nkajya i Kigali wangu. Nyine na hano kandi turi Kigali. Kare usubu nawe barakubaza kandi imiryango irakubaza ngo ubishega ngo yego. Kandi nyine ubona turi Kigali. Genda bahakanira. Ubuse bageze muri avumbi ryare pfa babwira ngo ubi Kigali. None se bakubwiye ati nibazi kuri Kigali se? Reka bazi ko mbi Kigali ariko mu mutima wanjye nago reka busana ni Kigali. Reka ye Skwana harutwa ni wacu ubwo agena arahageze ndumirwa. Hagiye wanyine mu kayigace Karere ka Kamonyi. Kamonyi Murenge wa Nyamiyaga. Ako hashobora kuba haba yibyana bibizi kuba bifite gwede za hatari. Abana bariyo bariyo ni neza. Bigaragara yuko nawe ukiri muri ya myaka nka 16 17 gutyo watumaga abagabo benshi bagwa mu kantu. Ni imbere bendaga no kwicana abasore biwacu. Kwa gutambuka bari kukureba bagata biciraho. Wana ni vuba. Ariko vibe za banana zikonze buriya. Nabidanje. Uri umusitari mwana. Nabidanje. Kudustaff turi kugutwi urabona n'utwa star. N'utwa bastari nyine urambaza iki kandi urandi umusitari nyine urambaza iki. N'ukuntu agasatsi kawa kari kuyaga kari gukeba. Ni wane. Ibintu ni good. Ibintu ni good. Sawa. So turi kugira ku musozo kandi ikindi none se ubwo ngubwo abantu baba bafite amatsiko yo kumenya ubuzima bwawe ni kihe kintu wababwira? Abantu bashaka kumenya ubuzima bwanjye rero mbayemo nanjye nta muntu njya nifuriza kumenya ubuzima bwe wabayemo. So ahubwo ikiza buri wese ajya amenya umuzigo use nabivuga gutera. Buri muntu wese agiye agwana n'umuzigo ahetse. Buri wese ajya arwana n'umuzigo we. Yego. Urakoze kunyangura byari binyobeye aho niba uhetse mu kizamuko ubwo bimurundukana. Nanjye nimpeka mu kimano tukamyimenyera. Yego. Bimenye ibyawe nanjye menyera ibyanje ntuzifuza kumenya ngo se Kararisa abayehute. Yego. Ko tubona se akeye akora iki? Ibyo nkora nago bikureba. We nashobora no kurara nshikuza abantu. Yego. Cyangwa nkajya guhingira umuturage mu gitondo saa 6 nkakaraba nkoga nkasa neza. Ibyo nago bikureba amenye ibyawe. Yego. Cyewe unyihorere. Kabisa. Yego. Cyaza so rero waguze kubana no kuri T-Mobile TV ndabona amasaha ari kutugendana. Yego. Kandi ngiye nifuje ko ubutaha basi uzagaruka ukanatubwira ibindi bice bizahindurira ibindi bice birimo isomo nyine kurya umuntu yahinduka. Uzagaruka. Uzagaruka uzatohora uzagaruka. Sawa murakoze. Sawa. Sawa.